Ibi bibazo turimo guhura nabyo Yesu yaba abizi ko tubifite. Mbese ikigaragaza wicayemo ko urugo uri kubona ruri gusenyuka rwageze mu marembera, ahari Yesu yaba ari kubibona. Imyambaro ko yarangiye ukaba uri kwambara utwacuyutse uvuga ati rwose ninongera kuvuguta noneho kazatonyoka, Yesu buriya yaba ari kubibona. Tugumane mu miryango yacu, tugumane mu rubyaro rwacu, tugumane mu masengesho turimo gusenga, tugumane mu bigeragezo turimo gucamo, tugumane mu kazi turimo gukora, tugumane na Kristo. Haleluya, tugumane na Kristo, kuko abagumanye na Kristo baragwa ubwami bwa Kristo. Ndashimiye abashyitsi twabanye nabo kuri uyu munsi, ndashimiye abakozi Imana yaduhaye, ndashimiye ubwaguka Imana yatwaguye, ndashimiye muri rusange uburyo twanezerewe Imana muri aya materaniro. Haleluya. Mfite ijambo ryiza cyane rigufi kandi rinini cyane riri kundyohera, rivuga ngo tugumane nawe Mana. Haleluya. Tugire gute? Tugumane nawe Mana. Mu makuba tugumane, mu mibabaro tugumane, mu ishavu tugumane, mu bigoye tugumane, mu munezero tugumane, mu mahoro tugumane, mu misozi miremire tugumane, mu migufi tugumane, no mu bibaya tugire gute? Tugumane nawe Mana. Haleluya. Hari ubwo imisozi igiba myinshi cyane, hari ubwo imisozi igiba miremire cyane, umuntu yaba atari kumwe na Yesu akanyeganyega, ndetse no mu iryo nyeganyega rikaba ryamutera no kugwa. Ariko iyo umuntu yagumanye na Kristo, haleluya, ntacyo yenda kuba. Mureke dusomere ijambo riboneka muri Mariko 4:3-7. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, ibice 4, umurongo wa 37. Mariko ibice 4, umurongo wa 37. Reka bahageze dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo aturisha inkubi y'umuyaga mu nyanja. 3:7 haravuga ngo nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato, bigezaho bwenda kurengerwa. Imana itugirire neza. Mana, turagushimye kubw'ijambo ryawe, ni rizima nawe uri muzima, ahubwo dusengeye imitima igiye kuryakira ngo ihabwe kunguka no kurengerwa nawe, mu izina ryawe Yesu, amen. Mu by'ukuri igihe kimwe Yesu yari yicaye aravuga ati reka ntembere nambuke umuhanda n'urugero njye hakurya. Ariko hagati y'uwo muhanda naho bari hari intera y'inyanja, niko ijambo ryambwiye. Haleluya. Ngo nuko ngo bambuke baragenda, ngo bageze hagati mu nyanja. Haleluya. Bageze hagati mu nyanja, ngo nuko inkubi y'umuyaga iraza ari nyinshi, irisukiranya ngo kugeza ku rwego ubwato bwendaga kurengerwa. Haleluya. Ndagira ngo tuvuge ku ijambo umuyaga cyangwa imiyaga. Haleluya. Iyo tuvuze aya magambo kenshi dukunda kumva ko ari ibigeragezo. Ati imiyaga iraje ni serwakira, ati umuyaga uraje ni inkubi nigakoshwa n'iruha. Haleluya. Umuyaga ugize ute? Ariko mu by'ukuri uriya wari umuyaga w'Imana. Muri kunyumva? Uriya wari umuyaga w'Imana. Hari icyo Imana yashakaga kwereka abigishwa, hari icyo Imana yashakaga kubigisha, hari icyo yashakaga kubasobanurira. Yashakaga kubereka ko ibidashobokera abana b'abantu ku Mana bimeze nk'iki, nk'ubufindo. Nuko umuyaga wari mwinshi cyane. Haleluya. Ngo ndetse ngo amazi yisukiranya ngo n'ubwato bwenda kugira ute kurengerwa. Yesu ngo yararimo yiryamiye. Haleluya. Ndetse ngo ahunikira gake, ngo batekereza ko yasinziye. Noneho barwana n'umuraba, barwana
akabona byanze, umwe atariko ubu Yesu azi ikibazo dufite. Haleluya. Hari igihe umuntu aba mu kigeragezo kikamukubita, kikamutesha umutwe, kikamubuza kuryama, kikamubuza gusinzira, ndetse agatanga amafaranga agashira, agatanga ibiguzi bikarangira, agahamagara abavandimwe bakarambirwa, agahamagara inshuti zigakora nazo zikarambirwa, akibagirwa ko Yesu bari kumwe bagendana. Bibaho kubera ibigaragazo byaje, umuntu atari kumwe na Yesu akibagirwa ko yamuhaye isezerano ko azamurinda, akibagirwa ko yavuganye nawe kubana nawe. Haleluya. Bikamucanga, akabura ububicangura, bigacika, akabura ububidoda, kuko ntago ibyacitse byose buriya abatayeri bazi gushyiraho ibiremo ngo byemere. Haleluya. Noneho umwe aravuga ati ariko ibi bibazo turimo guhura nabyo Yesu yaba abizi ko tubifite. Haleluya. Mbese ikigaragazo wicayemo k'urugo uri kubona ruri gusenyuka rwageze mu marembera, ahari Yesu yaba ari kubibona. Imyambaro ko yarangiye ukaba uri kwambara utwacuyutse, uvuga ati rwose ninongera kuvuguta noneho kazatonyoka. Yesu buriya yaba ari kubibona. Ahubwo siko amashuri byanze, ahari Yesu yaba ari kugira ute, yaba ari kubibona. Haleluya. Mwarangije aravuga ati murabizi, mubyutse Yesu mubyutse Yesu areba ibibazo turi mu bwato bugenda bugaruka. Hari abantu nagejeje ku mazi ndavuga ngo mwinjiremo mugere nk'ahari, ati reka da, ati rwose dore nenda gusaza sinzi iby'amazi. Nambwira ati nibyo, nta kamuga k'amazi, ariko mu izina rya Yesu ntacyo muba, nimwinjire. Haleluya. Bajya mu bwato, bagira gute yemwe? Bajya mu bwato, bagenze nk'ikirometero kimwe batangira kwisabira ko babongeza n'ikindi ahubwo. Yesu ashimwe cyane. Noneho si ubwo bwato nshaka kuvuga, nshaka kuvuga ubwato burimo Yesu. Yesu mwaburiya bwato yararimo, yarabizi ikigiye kuba. Yesu bamukanguye, arangije arababwira ati mwabagira kwizera guke mwe, mwagira kwizera gukeya naho kwangana n'akabuto ka nyori kumwera yo wa sinapi. Haleluya. Mwategeka uyu muraba ugatuza, mwategeka umusozi ukimuka, wabwira ikibazo gisoke kigasohoka, wabwira ibigeragezo bigende bikakumvira, wabwira abasazi bagakira ibisazi byabo, abindera bakavayo, wabwira ingorane akomana. Mwagize kwizera ariko. Haleluya. Arangije arambura ikiganza gusa. Haleluya. Niho havuye indirimbo ivuga ngo aturisha ngo imiraba n'inyanja ngo bikagira ute, bikamwumvira. Yesu ubwira amazi murayabona, muraba gugenda akawuganiriza, akawubwira ati wa muraba we tuza wa nyanja we, tuza wa bibazo we, wabigerageza tuzi cecekere tugende, kuko ubu bwato mburimo nk'umwami w'isi n'iki n'ijuru. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo humura, Imana yitegereje ibyari bikubujije amahoro, Imana yitegereje ibyakurizaga, ariko n'ubundi kuko nta mugisha wari ubirimo irabicecekesheje ngo witambukire amahoro masa. Haleluya. Utambuke ku isuku, utambuke unezerewe, utambuke mu mahoro, utambuke wishimye, utambuke useka. Haleluya. Kuko ari Yesu wagize gute, wabyemeye. Impamvu buriya bwato bwakugoraga nuko Yesu yari aryamye. Impamvu akazi uri kubona byakuvanze nuko Yesu yari asinziriyemo gake. Haleluya. Ariko Yesu amaze kubyuka yategetse umuraba, ategeka n'inyanja, n'ibintu bibiri. Yesu ategetse mu kibazo cyawe, abagukurikiye n'abazana ibibazo
ituze, kuko hari isezerano yavuganye nawe ikirinze kandi igomba gusohoza. Aleluya. Ntabwo badufite twasenze igira gute ihera. Aleluya. Bazi ko mwirirwana ariko aho urara ntabwo uba uhari. Dufite ibibazo bya stroke kubera amasengesho. Abandi bafite ibibazo by'umunaniro w'ubwonko kubera guhiga amafaranga, gutekereza proje zikaraninga, nyine niho bashyize umwanya. Aleluya. None Imana ni mpumugisha nkari gifi, atari ko pasiteri tuba twatuye, kandi ari Imana yigize gute iyirobye muri ya nyanja atakirarya. Nawe yo wungutse mu kazi urabyina intsinzi, sibyo se? Aleluya. Ikintu gihejeje abantu mu butayu ntabwo bashaka kureba ibyabo, ahubwo bashaka kureba iby'abandi. Yambaye uti, yariye iki, kagafuka k'umuceri kagiye kwa runaka, kopera yamuhembye ndabizi. Ahubwo se ntibagurishije umurima wa hariya, urimo urakererwa. Aleluya. Urimo urakererwa. Reba ibyawe, reba ibintu bigufitiye inyungu, reba ibintu bigufitiye akamaro. Fata umwanya ubyereke Imana, fata umwanya ubisengere. Aleluya. Ibyo bintu Imana ijya ibyumva ikabiha n'agaciro, ikirutwa no kugutabara. Rero hari inyanja abantu barimo kwishyiramo, hari imiraba abantu barimo kwihamagarira, hari ibigerageza abantu barimo kwijugunyamo, hari ibyo bari gutindamo. Haleluya. Kandi uwo si umugabane w'abakiranutsi, si umugabane w'iki? Ndashaka tugaruke tubibwire Yesu. Hari ibyo wabwiye abantu bakumvira ubusa, ibindi ubibwiye inshuti zirakuvuga, ibindi ubibwiye abo mugendana bakureba uko. Aleluya. Ariko mureke tubibwire Yesu. Tubibwire nde? Tubibwire nde? Tubibwire nde? Tubibwire nde? Yesu arabigenza neza. Yesu agiye gutegeka inyanja, agiye gutegeka umuraba, agiye gutegeka ibigeragezo n'ababisunika mu izina rya Yesu. Haleluya. Mbabarire tugumane na Yesu. Iyo ziriya ntumwa zitagumana na Yesu ntizari bubone ubutabazi. Iyo ziriya ntumwa zitamwumvira ngo zambukane nawe zari burohame, kuko zari zifite ubwoba. Muhaguruke dusabe Yesu yongera ze tugumane. Tugumane mu miryango yacu, tugumane mu rubyaro rwacu, tugumane mu masengesho turimo gusenga, tugumane mu bigeragezo turimo gucamo, tugumane mu kazi turimo gukora, tugumane na Kristo. Haleluya. Tugumane na Kristo, kuko bagumanye na Kristo baragwa ubwami bwa Kristo. Haleluya. Mana turagushimye kubw'uyu munsi. Imiraba yari myinshi ku buzima bwacu, imiraba yari miremire mu nzira turi gucamo, imiraba yari tugose tuzengurutse ari miremire. Ariko iyi miraba turakwinginze ngo tubabarire intege nkeya twagize zo gutaka, twagize zo kurira. Twifuje kugumana nawe, twifuje kugendana nawe, twifuje kuvugana nawe, twifuje kuguhamagara. Oh haleluya, haleluya. Ngo wongere uze ku buzima bwacu. Wowe ugiye guturisha inyanja, ugaturisha n'imiraba, izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Wowe ugiye gucecekesha ibigeragezo, ugacecekesha amagambo, ugacecekesha n'ababisunika, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Tugukomeye amashyi tuvuze impundu, kuko ari wewe utabaye kandi akaba ari wewe urengeye. Mu izina ryawe Yesu urakoze. Amen.